tumenye Bibiliya. Iki ni ikiganiro utegurirwa na Dr. Verenano Makigi ukakigezwaho na Trans World Radio. Soma kandi wige Bibiliya usobanukirwe ijambo ry'Imana. Uraho neza nshuti muvandimwe uteze amatwi ikiganiro tumenye Bibiliya. Amahoro y'Imana nabane nawe. Kaze muri iki kiganiro ugezwaho nanjye Parfait Ntamvutsa. Mu kiganiro giheruka nakubwiye uburyo abakuru 24 n'ibizima 4 baririmba indirimbo nshya mu ijuru baha umwami Yesu icyubahiro. Uyu munsi rero turinjira mu byahishuwe ibice 6. Nkaza kukubwira ibizabaho igitorero rya Kristo rizaba rikuwe mu isi. Nyemerera mbere yuko dutangira inyigisho y'uyu munsi tubanze dufata akaruhuko gato cyane maze ngaruke nyuma ya kano karirimbo twinjira mu nyigisho y'uyu munsi. Imana ikomeze kuguha umugisha kugeza aho utangara. Sambirana usemerera wamamaza inkuru nziza ni akakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Inkuru nziza ni akakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Sambirana usemerera Sambirana usemerera imani yakucyubahiro. Sambirana usemerera imani yakucyubahiro. Sambirana usemerera imani yakucyubahiro. Urakoze kuguma hafi y'inyakiramajwi yawe wiyumvira ikiganiro tumenye Bibiliya. Mu byahishuwe ibice 5 kuva ku murongo wa 11 kugera ku wa 12 haravuga ngo ndareba numva ijwi ry'abamarayika benshi bagose ya ntebe na bya bizima n'aba bakuru umubare wabo wari inzovu inshuro inzovu n'uduhumbi n'agahumbagiza. Bavuga ijwi rirenga bati umwana w'intama watambwe ni ukwiriye guhabwa ubutwari n'ubutunzi n'ubwenge n'imbaraga no guhimbazwa n'icyubahiro n'ishimwe. Igihe Yohana yavugaga ngo inshuro inzovu n'uduhumbi n'agahumbagiza, ntekereza ko abashaka kwerekana ko abo yabonye bari benshi cyane. Bisa nuko Yohana yavuze ngo ubwa mbere nabonye itsinda ry'abamarayika bari kumwe n'abakuru bafatanya kuririmba, nuko nibwira ko ari benshi, ariko niyitegereje neza mbona abandi bantu benshi ntabasha kubara. Nta wabasha kubara abo bamarayika, mudasobwa ntiyabibasha. Imana yaremye abo bamarayika ngo bayihimbaze. Inshuti yanjye, ntabwo nzi impamvu ushaka kujya mu ijuru niba udakunda kuramya no guhimbaza Imana hano ku isi. Mu byahishuwe ibice 5 kuva ku murongo wa 13 kugera ku wa 14 haravuga ngo nuko numva ibyaremwe byose byo mu ijuru no mu isi n'ikuzimu no mu nyanja n'ibirimo byose bivuga biti ishimwe no guhimbazwa n'icyubahiro n'ubutware bibi byiyicaye ku ntebe n'iby'umwana w'intama iteka ryose. Nuko bya bizima 4 birikiriza biti amen. Babakuru bikubita hasi baramya ihoraho iteka ryose. Buri kiremwa cyose tubona cyinjira mu murimo wo kuramya Imana, cyaba icyaremwe cyo mu ijuru cyangwa mu isi. Kandi ni ukuri yaba inyamaswa cyangwa ifi yo mu nyanja, tubona ko byose bifatanya n'ibindi biremwa byose guhimbaza Imana. Ibizima 4 n'itorero muri rusange bafatanya kubarara hasi bahimbaza Imana kandi bayiramya. Reka mvuge haleluya kuko tugeze ku musozo w'iyishusho idasanzwe tubona yo mu ijuru. Tubona ko guhimbazwa kose n'icyubahiro cyose ari iby'umwami Yesu Kristo. Shuti yanjye, niba utari mu murimo wo kuramya no guhimbaza Imana uyu munsi, kuki utabitangira none? Inyigisho y'uyu munsi itwinjije mu gice cya 6 mu gitabo cy'ibyahishuwe. Iki gice cya 6 ni ingenzi cyane kuko kigabanyamo kabiri iki gitabo cy'ibyahishuwe. Kandi uko kigabanya kabiri ibyahishuwe ni iby'ingirakamaro cyane. Iki gice cya 6 ni ingenzi cyane kuko gitandukanyamo kabiri igitabo cy'ibyahishuwe, kigasa n'igikoze isi ebyiri zitandukanye. Mu bisanzwe ingingo nkuru ya 3 y'ibyahishuwe itangirira mu gice cya 4 aho batangira kutubwira iby'ijuru. Muri iki gice cya 4 intumwa Yohana ajyanwa mu ijuru
natwe tukajyanwa nawe mu iyerekwa, maze tugatangira kureba ibintu byo mu ijuru. Ariko nta hantu twongera kumva batubwira izina itorero, kuko iri zina ryahawe abizera gusa mu gihe bakiri hano mu isi. Ahubwo iyo tugeze kuri iyi ngingo ivuga ibyo mu ijuru, twumva batubwiramo abakuru 24. Aba bakuru nabo bagera mu ijuru bazamuwe, kandi ni nabo bashushanya itorero ubwo rizaba riri kumwe na Kristo mu ijuru. Uhereye kuri iyi ngingo rero yo mu gitabo cy'ibyahishuwe, ntabwo twongera kubona itorero hano mu isi. Ku musozo w'igitabo cy'ibyahishuwe tuhabona ubutumire buturutse ku itorero, ariko kandi ubwo butumire bukaba bureba twebwe ab'iki gihe. Mu gitabo cy'ibyahishuwe ushobora kubona uruhererekane rw'ibintu uko bigenda bikurikirana, kandi biradukwiriye gukurikiza ihame rya Petero ku birebana n'ubuhanuzi, aho yavuze ngo ariko mubanze kumenya yuko ari nta buhanuzi bwo mu byanditswe bubasha gusobanurwa uko umuntu wese yishakiye. Aya magambo yanditse mu rwandiko rwa kabiri rwa Petero, gice cya mbere ku murongo wa 20. Mu yandi magambo, nta buhanuzi bw'isobanura ubwabwo, ahubwo buri buhanuzi bureberwa muri gahunda kandi bukuzuzwa n'ubundi buhanuzi. Mu gihe tugeze kuri iki gice cya 6 cy'ibyahishuwe, abantu benshi bakunda kwibagirwa ko intumwa Yohana yerekana neza uko igitabo cy'ibyahishuwe gitandukanyijwemo. Mu byahishuwe igice cya mbere ku murongo wa 19, Yohana yabwiwe ngo nuko wandika ibyo ubonye n'ibiriho n'ibiri bukurikireho hanyuma. Iri ryari iyerekwa ry'ubwiza bwa Kristo werekanwa nk'umutambyi mukuru uri hagati y'ibitereko by'amatabaza, kugira ngo akomeze gucana amatabaza ngo nayo akomeze kumurika mu isi. Icya kabiri, Yohana yabwiwe ngo n'ibiriho. Ibiriho batubwira hano ni ibivuga ku matorero 7 ahagarariye amatorero ya kino gihe, uhereye ku munsi mukuru wa Pentecote ukageza ku munsi witwa Parusiya, ugahera no ku munsi intumwa na Kristo bari bateraniye mu cyumba cyo hejuru, ukageza ubwo Kristo yazamuriweho. Mbese muri make, amatorero 7 asobanura amateka itorero ryaciyemo yose. Icya gatatu, Yohana yabwiwe ngo n'ibiri bukurikireho hanyuma, cyangwa se metatauta mu Kigiriki. Mu gitabo cy'ibyahishuwe tubona ko amateka y'itorero mu isi arangirira mu gice cya 3. Yohana akoresha ijambo ibiri bukurikireho cyangwa se metatauta inshuro 2 mu ntangiriro z'igice cya 4. Ibi Yohana bikora kugira ngo bifashe cyane abakomeza amateka y'ibivugwa mu byahishuwe. Uhereye ku gice cya 4 rero tubona Yohana twereka ibiri bukurikireho hanyuma. Kuva ku gice cya 4 kugera ku gice cya 5 tuba tumeze nk'abari mu ijuru turi kumwe na Yohana. Ikintu cya mbere tubona kikaba ari intebe, kandi n'umwami Yesu niho abari. Kristo niwe ntare y'umuryango wa Yuda wicaye iburyo bw'Imana, ategereje igihe abanzi be bazashyirwa munsi y'ibirenge bye. Kristo niwe kandi umwana w'intama, ari byo bimwerekana uko yari ari igihe yazaga bwa mbere mu isi. N'umwana w'intama kuko ari umucunguzi, niwe ushobora gufata cya gitabo gifatanishijwe n'ibimenyetso 7, aricyo kirimo imirimo yose ikorwa muri iyi si. Inshuti yanjye, wari uzi ko umwami Yesu ari we wenyine ushobora gucira iyi si urubanza? Ni we wenyine ubasha guca urubanza, atari ukubera uwo ari we gusa, atari ukubera ari Imana yambaye umubiri gusa, ahubwo ari no kubera umurimo yakoze. Niwe waremye iyi si, ibyo kandi bimuhesha ububasha bwo gucira isi urubanza. Mu gice cya 4 tubona abakuru n'ibizima baramya Kristo kuko ari umuremyi, ariko kandi yanacunguye isi. Maze mu gice cya 5 tukabona baramya Kristo kuko ari umuremyi akaba n'umucunguzi. Ibi bimuhamiriza yuko ari we wenyine ubasha gucira isi urubanza, niwe wenyine ubasha gutegeka iyi si. Mbega ukuntu ibi bihinyuza abantu bato cyane bashaka kwigira abacamanza b'iyi si. Mbese n'ubuhe bubasha amaleta cyangwa za guverinoma z'iyi si zifite bwo gucira umuntu urubanza? Mbese izo leta bibwira ko ari bantu ki? Inshuti yanjye, wanyemera nkakubwira ko umwami Yesu Kristo ari we wenyine ubasha gucira isi urubanza? Kugira ngo umuntu acire urubanza mugenzi we, byamusaba kuba ku rwego rumwe na Kristo. Nyamara haba mu bushobozi no mu mbaraga, nta n'umwe uri ku rwego rumwe na Kristo. Nayo mpamvu uvuga ngo umuntu wese utabasha kuba mu nzira Imana imushakaho ntashobora no gucira mugenzi we urubanza ruzima.
igitumye iyi si ibamo akarengane uyu munsi ni uko umuntu muto ari we wahawe ububasha bwo guca urubanza, ariko Yesu Kristo wenyine niwe ubikwiriye. Mu gice cya 5 cy'ibyahishuwe tubona Kristo nk'umucamanza utabera. Sambirana usemerera wamamaza inkuru nziza. Sambirana usemerera wamamaza inkuru nziza. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Sambirana, sambirana, sambirana usemerera imani yacu. 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 Urakoze kuguma hafi inyakiramajwi yawe wiyumvira ikiganiro tumenye Bibiliya. Tugeze ku ngingo ivuga uburyo hamenywe ibimenyetso 7 bifatanyije igitabo. Mu gice cya 6 cy'ibyahishuwe bongera kutubwira ibirebana n'ibyo mu isi, ariko ahangaha umuntu akibaza ngo bizagenda gute mu isi ubwo itorero rizaba rimaze kuzamurwa mu ijuru? Isi izahita yinjira mu bihe by'amakuba akomeye, kandi ibizaba muri ibi bihe nibyo tubwirwa kuva mu gice cya 6 kugera mu gice cya 18 cy'ibyahishuwe. Kubumburwa kw'igitabo gifatanyijwe n'ibimenyetso 7 ni ingingo iboneka uhereye mu byahishuwe igice cya 6 kugeza mu gice cya 8 ku murongo wa mbere. Ibi bimenyetso 7 nibyo bifungura igihe cy'amakuba akomeye. Kuri iyi ngingo tugezeho rero tubona umwami Yesu amena ibyo bimenyetso, hanyuma abahetswe n'amafarashi 4 bagatangira kuyagenderaho. Kuri iyi ngingo kandi tubona ko abantu benshi bazicwa bahowe Imana, ndetse icyo gihe umunsi w'uburakari uzaba wegereje. Mu yandi magambo, ibimenyetso 7 batubwira hano bisobanura iby'impanda 7 zizavuzwa nk'uko babitubwira mu byahishuwe ibice 8 ku murongo wa 2 kugeza mu gice cya 11 ku murongo wa 19. Uku kuvuzwa kw'impanda 7 nanone bizabanziriza ibihe by'abantu 7 badasanzwe batubwira mu byahishuwe uhereye mu gice cya 12 ukagera mu gice cya 13. Inyamaswa izaturuka mu nyanja isobanura kurangurura kwa mbere kw'ijwi ry'umujinya, uko byanditswe mu byahishuwe uva mu gice cya 15 kugera mu gice cya 16. Ijwi rya nyuma ry'uburakari rizaba ku bantu nk'umutwaro cyangwa urubanza rwa Babuloni, kandi ibi nabyo bizashyiraho iherezo ku bihe by'amakuba akomeye. Ibyo wabisoma mu byahishuwe uhereye mu gice cya 17 ukagera mu gice cya 18. Nyuma y'ibyo byose rero nibwo Kristo azahita aza mu isi. Biratangaje kubona ko kuri Babuloni ariho hazabera urubanza rwa mbere ndetse n'urwa nyuma. I Babuloni ku munara w'i Babeli niho herekana kwigomeka kwa mbere kw'abantu imbere y'Imana. Ibyo wabisoma mu Itangira igice cya 11 kuva ku murongo wa mbere kugera ku murongo wa 9. Nanone kandi Babuloni niyo yerekana kwigomeka ku Mana kuzabaho bwa nyuma. Ibyo wabisoma mu byahishuwe ibice 17. Uku kwigomeka kuzabaho mu buryo bwombi, bwaba ubw'iyobokamana cyangwa ubwa politiki. Ibyo wabisoma mu byahishuwe ibice 18. Ibi rero nibyo bizashyiraho iherezo umuntu muto wa hano mu isi. Ikintu cy'ingenzi tugomba kwibandaho cyane nubasha kubumbura igitabo. Uyu bamutubwira ahantu henshi nk'uko twayibonye mu ntangiriro. Ibi turiho twiga ni ibyahishuwe na Yesu Kristo, kandi tumubona atakigendera hagati y'ibitereko by'amatabaza, kuko amatabaza yose aba yakuwe mu isi.
kandi ubwo ayo matabaza ashushanya abizera ari bo torero azaba akuwe mu isi, Kristo nawe azahita arekeraho kuba umutambyi mukuru, ntazongera kudusabira, ahubwo azahita aba umutegetsi uzashyira mu bikorwa ubushake bw'Imana mu isi, nuko abumbura igitabo gifatanijwe n'ibimenyetso. Imanza zose zo mu gihe cy'amakuba akomeye zigendana n'ibimenyetso batubwira kuri iyi ngingo turiho, hamwe no kurangurura kw'amakondera ndetse n'abantu batangaje bavugwa muri iki gitabo cy'ibyahishuwe. Ibihe by'amakuba akomeye biri mu bubasha bw'ijuru. Yesu niwe uzaba afite mu bubasha ibi bihe. Niyo mpamvu Zaburi ya 2 ku murongo wa 9 havuga ngo uzabavunaguza inkoni y'icyuma. Abantu benshi bazavuga ko batishimiye ibi bihe. Nshuti yanjye, utekereza ko hari icyo warenzaho ku by'Imana izakorera abayigomekaho bo mu isi? Ntekereza ko ntacyo warenzaho. Mbese utekereza ko Kristo azashyira hasi abanzi be mu buhe buryo? Tekereza naza nk'uko yaje mu myaka 2000 ishize. Mbese utekereza ko abantu b'i Kigali, Kampala, Kinshasa cyangwa Bujumbura biteguye gusubiza Yesu ububasha bwe? Ndakubwiza ukuri ko nta numwe witeguye gusubiza Yesu ububasha bwe. Kabone no mu mashyaka ya politike nta numwe witeguye gusubiza Yesu Kristo ku ntebe y'ubwami. Buri wese akeneye kwikubira intebe y'ubutegetsi. Ariko nshuti yanjye, nyemerera nkubwire ko nta wundi ukwiriye kuyobora atari Kristo wenyine. Hanyuma se ni gute Kristo azasubirana ubutegetsi bwe? Zaburi ya 2 bisobanura neza aho ivuga ngo uzabavunaguza inkoni y'icyuma. Ibyo ni nabyo tugiye gutangira kubona muri iki gice tugezemo cya 6 cy'ibyahishuwe. Bikaba bisobanura urubanza ruzaba mu isi. Itorero ryo rizakizwa uru rubanza. Kubera iki? Ni ukubera ko rigizwe n'abantu beza bitabiriye ibikorwa by'itorero? Oya rwose, ni abanyabyaha ariko bakijwe kubw'ubuntu bw'Imana. Abanga ubuntu bw'Imana nibo bonyine bazinjira muri iki gihe cy'amakuba akomeye. Ni nayo mpamvu ntekereza ko Imana yafunguye radiyo yayo muri iki gihe kugira ngo ijambo ryayo rigere ku bantu bose batuye isi. Imana yifuza ko bose bumva ubutumwa bwiza, hanyuma buri wese akamenya ko azaba mu bihe by'amakuba akomeye cyangwa atazabibamo bitewe n'umwanzuro azaba yafashe. Ibivugwa mu gice cya 4 n'igice cya 5 cy'ibyahishuwe bitegura ibivugwa mu bice bikurikiraho, ari byo byibanda cyane ku gucirwa urubanza ku isi. Mu gice cya 4 tubonamo intebe n'ubutatu bw'Imana, naho mu gice cya 5 bakatubwiramo iby'igitabo hamwe n'umwami Yesu Kristo. Hariho ibihamya byerekana neza ko ibihe by'amakuba akomeye bizaba ari ibihe bibi cyane kandi biteye ubwoba. Mbere y'uko nkubwira ibyo bihamya, nyemerera twongere kandi dufata kandi karuhuko gato, maze ngaruke mu kanya nkugezaho ibyo bihamya byerekana neza ko ibihe by'amakuba akomeye bizaba ari ibihe bibi cyane. Sambirana, usemerera, wamamaza inkuru nziza. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Sambirana, 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 usemerera. Sambirana, sambirana, usemerera. Imana yacu icyubahiro. Sambirana, 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 usemerera. Imana yacu icyubahiro. Sambirana, 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 usemerera. Imana yacu icyubahiro.
urakoze kuguma hafi y'inyakiramajwi yawe wiyumvira ikiganiro tumenye Bibiliya. Igihamya cya mbere cyerekana neza yuko ibihe by'amakuba akomeye bizaba ari ibihe bibi cyane kandi biteye ubwoba, nuko umwuka wera azarekura umwanzi. Mbese mvuze ko umwuka wera azareka isi? Oya, ntabwo azareka isi. Umwuka wera tuzi ko yabayeho na mbere y'umunsi wa Pentekote, ariko ku munsi wa Pentekote yatangije umurimo mushya wo kubatiza abera mu mubiri wa Kristo kandi bagatura muri we. Umwuka wera niwe wuzuza imbaraga ababizera kandi akabayobora muri iyi si. Azakura itorero mu isi, ariko ntibisobanura ko azareka isi. Azakomeza kureberera isi, ariko ntazakomeza gufungirana umwanzi. Mu yandi magambo, umwanzi Satani azarekurwa mu gihe gito. Urumva ko muri icyo gihe nta mpamvu y'uko nzaba nkiri hano mu isi. Impamvu ya kabiri, itorero rigereranywa n'umucyo n'umunyu rizakurwa mu isi. Nubwo itorero risa n'uko nta musaruro ririho rizana mu isi ya kino gihe, igihe rizaba rikuwe mu isi, nta n'umwe mu barigize uzasigara mu isi. Impamvu ya gatatu yerekana ko ibihe by'amakuba akomeye bizaba ari bibi kandi biteye ubwoba, nuko umwanzi nawe abizi neza ko azaba afitemo igihe gito. Nicyo gituma azakora cyane muri icyo gihe gito azaba asigaranye, kandi Imana izamuha igihe gito cyo kwidegembya no gukora ibibi byose ashaka. Impamvu ya kane, nuko abantu ba Satani nabo bazabohorwa kugira ngo bashyire mu bikorwa imigambi mibi. Mu yandi magambo, Antikristo azategeka iyi si mu gihe gito. Impamvu ya gatanu, icyo gihe hazabaho urubanza rw'Imana. Tubona ko mu Byahishuwe ibice 6 ku murongo wa 17 havuga ngo, kuko umunsi ukomeye w'umujinya wabo usohoye, kandi ninde ubasha guhagarara adatsinzwe. Ntabwo ntekereza ko umunsi w'amakuba akomeye uzagwa gitumo abatuye isi nk'umuyaga w'igihuhusi. Ahubwo ibimenyetso bizaranga iki gihe cy'amakuba akomeye bizagenda bikurikirana nk'uko bitegekanijwe. Inshuti yanjye, ndakubwiza ukuri yuko uku kuri kose kuboneka muri iki gitabo cy'Ibyahishuwe. Noneho rero, kuko tugeze ku gice cya 6, ndagira ngo nongere nkwibutse ko ibivugwa uhereye mu gice cya 4 ari ibintu bizabaho mu gihe kizaza. Nuko rero, ubwo ibi bizaba mu gihe kizaza, icyo Yohana yise ngo ni ibiri bukurikireho bwa nyuma, ntabwo byaba intandaro yo gutesha agaciro ibyerekeranye n'ibimenyetso batubwira muri iki gitabo. Ibivugwa muri iki gice cya 6 ntabwo biriho muri iki gihe turimo, ariko uzumva abantu benshi basobanura ko byamaze gusohora. Abavuga ko isi yamaze kwinjira mu bihe by'amakuba akomeye, navuga ko bagamije izindi nyungu, zaba izituruka mu byigisho byabo cyangwa mu bitabo bandika. Ariko rwose ndahamya ko basobanura iyi ngingo mu buryo butandukanye cyane nuko Yohana yabivuze. Ndabisubiramo mbishimangira ko ibivugwa mu gice cya 6 cy'Ibyahishuwe bitarasohora uyu munsi, ahubwo bizasohora mu gihe kizaza. Ingingo y'Ibyahishuwe ivuga ku matorero 7 ishobora kugendana n'amateka yabayeho, ariko ubuhanuzi buboneka mu gice cya 6 ntibushobora kugendana n'amateka y'ibyabaye mu isi. Itandukaniro ririho nuko bimwe byamaze kuba, ibindi bikaba bitaraba. Abatemera iby'ingoma y'imyaka 1000 ntabwo bemera ko ibivugwa mu Byahishuwe ibice 6 bizaba mu gihe kizaza, kuko bashaka kubishyira mu mateka y'ibyabaye. Ariko nshuti yanjye, ndakubwiza ukuri ko abangaba bibeshya cyane. Umukozi w'Imana Dr. Vernon McGee avuga ko yigeze kujya mu mahugurwa yarimo abantu bahakana iby'ingoma y'imyaka 1000. Ngo nuko umwe muri abo bantu avuga ko ibyanditswe bivuga ko Satani azajugunywa mu mwobo waka umuriro, ngo ibyo byamaze kuba. Maze McGee abaza uwo mugabo wari uvuze atyo ngo, none se niba uvuga ko Satani yamaze kujugunywa mu muriro, ibikorwa bye biri kuba muri iyi si ya none bikorwa nande? Uwo mugabo asubiza McGee ati, Satani yamaze kuzirikwa iminyururu kandi miremire, ngo ameze nk'itungo riziritswe ariko rigikomeje kurisha. Uko niko uwo mugabo yabisobanuye. Nuko McGee asubiza uwo mugabo agira ati, ntekereza ko ikiziriko wavuze Satani aziritseho ari cyiza, kuko kimwemerera kwibasira abatuye isi bose. Nshuti yanjye, ndakubwiza ukuri ko wihaye kuvuga ko ibyanditswe byose ari amateka nk'uyu mugabo,
waba uri kwishyira mu kaga. Ahubwo nyemerera tubyumve kimwe na Yohana, kuko abidusobanurira neza yuko igice cya 6 cy'ibyahishuwe kitwinjiza mu bihe bizaza. Kandi ikivugwa cyose uhereye muri iki gice cya 6 ukageza mu gice cya 20 ni bizasohora mu gihe kizaza. Niyo mpamvu tutemererwa kuvuga ko ibivugwa kuri iyi ngingo tugezeho ari ibiri kuba none cyangwa byamaze kuba. Nuko rero tubona umwami Yesu Kristo afata igitabo gifatanyijwe n'ibimenyetso 7 maze akamena ikimenyetso cya mbere cyo muri ibyo bimenyetso. Mu byahishuwe ibice 6 ku murongo wa mbere haravuga ngo, nuko mbona umwana w'intama amena kimwe muri ibyo bimenyetso 7 bifatanije cya gitabo. Numva kimwe muri bya bizima 4 kivuga ijwi nk'iry'inkuba kiti, ngwino. Urumva ko nta wundi wigeze atinyuka kubumbura ibimenyetso bifatanyije cya gitabo usibye umwami Yesu Kristo wabyubahutse. Kandi tubona neza ko nawe abyubahuka kuko ari wenyine ubifitiye ububasha. Uwo ni we wenyine ukwiriye guhimbazwa. Kristo wenyine niwe dukwiriye kuramya iteka ryose. Imbere yuko dutandukana, reka ngugeze w'incamake y'ibyo twaganiriyeho uyu munsi. Twabonye ko igice cya 6 cy'ibyahishuwe kivuga ku bizaba mu gihe kiri imbere ubwo itorero rizaba rimaze kuvanwa mu isi. Icyo gihe Imana izaha uburenganzira Satani ngo yidegembye, kandi abazasigara mu isi bazinjira mu bihe bikomeye cyane, ari nabyo bizitwa ibihe by'amakuba akomeye. Muvandimwe wanteze amatwi uyu munsi, sinkwifuriza kuzaba muri ibyo bihe, ahubwo icyo nkwifuriza ni ukwizera umwana w'Imana wagucunguje amaraso y'igiciro kugira ngo uzakizwe ibyo byago isi itegereje. Reka dusenga Imana. Mana y'imbabazi n'urukundo rwinshi, girira impuhwe umuntu wese umaze kumva aya magambo kugira ngo ategure ubuzima bwe bw'ahazaza. Muri kano kanya amenye neza ko adakwiriye gutegereza kunyura mu makuba isi itegereje, ahubwo yifuza kujyanwa n'abera bawe mu ijuru. Umubabarire Mana kuko akwizeye, kandi guhera uyu munsi akaba yemeye guhinduka umwana wawe. Bisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Urakoze gutega amatwi ikiganiro cy'uyu munsi. Ubutaha n'ingaruka tuzaganira ku busobanuro bw'amafarashi azagendera mu isi mu gihe cy'amakuba akomeye, harimo ifarashi y'umweru, iy'umutuku hamwe n'ifarashi y'umukara. Zirikana aya magambo umwami Yesu yavuze agira ati, dore ndaza vuba, hahirwa uwitondera amagambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo. Icyo cyari ikiganiro tumenye Bibiliya. Nimba wifuza kugira ikibazo, kurutera inkunga cyangwa kuduha ubuhamya, ushobora guhamagara cyangwa kohereza ubutumwa bugufiya kuri telefoni igendanwa. Inomero ni 07 81 27 90 18. Ushobora kandi kutwandikira kuri page yacu ya Facebook yitwa Tumenye Bibiliya, cyangwa kuri WhatsApp. Inomero ni 07 81 27 90 18, cyangwa kuri email yitwa umucyofm@yahoo.fr. Iki kiganiro kandi ushobora kutumva ku rubuga rwacu rwa interineti ari rwo wa@tab.tawr.org. Kanda handitse ijambo ry'icyongereza rivuga ngo languages, maze uhitemo ururimi rw'ikinyarwanda.